Nshuti bakunzi mukurikiye kwisanga TV ikorera mu mujyi wa Grand Rapids muri state ya Michigan. Akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri uyu munsi tukaba dufite ikiganiro cyiza cyane turi kumwe n'umutumirwa wacu. Reka tumuhereze mikoro atwibwire se ni muntu ki ninde kugira ngo mubashe gusobanukirwa n'umuntu wari we turi kumwe kuri uyu munsi. Reka nongere mbasuhuze inshuti bakunzi mukurikiye iki kiganiro ku Kwisanga TV. Nkuko babibabwiye ndi umutumirwa w'uyu munsi. Amazina yanjye nitwa Twizere Kanyamahirwe, nkaba ndi umwe mu ntibavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ndi umukongomani utuye aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Grand Rapids muri leta ya Michigan. Murakoze. Rero twizere Imana nubwo utwibwiye ariko ntago twibwiye neza, gerageza utwibwiye kugira ngo tubashe gusobanukirwa se twizere ninde kugira ngo abantu barushe kugusobanukirwa neza. Twizere ni umugabo wubatse, mfite umugore umwe n'umwana umwe w'umuhungu, umwana w'imyaka 3. Ikindi ndi umugabo ntago nkuza cyane uko bigaragara ku mashusho yanjye, hari ndacyari muto, imyaka ntago ari myinshi cyane, ndi kugira negera hafi za 30 aho ngaho, ariko ntirashyika neza. Ikindi nkaba ndi umwe mu bagize community y'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hano muri Amerika. Ndumva muri make ari ibyo ngibyo. Mwabyumvise rero inshuti bavandimwe mukurikira Kwisanga TV. Twizere atwibwiye neza uwari we, ndakeka ahubwo n'uwavuga ati ntaga mumenye yababeshye, ahubwo Twizere aratwibwiye neza uwari we. Ni Twizere nkuko mwabyumvise, ni umugabo, akaba afite umudamu, akaba afite n'umwana. Ubwo no kuvuga ati babakobwa bamubonaga bakitiranya ko yaba ari umujene, oya ntaga ari muri iyo liste, ahubwo ni umupapa. Twizere ni byiza cyane kandi turakwishimiye cyane kuri Kwisanga TV mu kiganiro cy'uyu munsi. None Twizere watubwira waba waragize hano muri Amerika ryari? Nageze aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki 24 z'ukwezi kwa 4 2018. Nza nahageze mu masaa 1 z'umugoroba. Nkiza nashyikiye New York, ubwo mpita nkomereza muri leta ya Connecticut mu mujyi bita Danbury. Aho niho nabaye ntangirira ubuzima muri Amerika, mpamara amezi 12. Maze amezi 12 biba ngombwa yuko nimuka nza muri Michigan kubwo gushakisha ubuzima, cyane ko aho nabagiriye hari mu mujyi cyane hahenze, ubuzima bwaho nta bantu bo muri community yacu tubana nabo. Mbona uburyo bwo twabagamo ari uburyo bwari bugoye. Abantu umuryango wanjye nazanye wari urimo n'abantu batavuga icyongereza. Ubwo rero nishimira ko nakwimuka mbazana hano muri Michigan, kuko hameze nko muri Afrika, n'ahantu usanga abantu banyu muvuga ikinyarwanda, n'ahantu haboneka utuzi, n'ahantu ubona rwose ko ubuzima burafatika ukurikije naho twabaga hariya muri Connecticut. Nkuko mubyumvise rero, Twizere ati nimukiye muri Michigan bitewe n'ibyiza byaho. Numvaga ko bihari, no kuvuga ngo Michigan ibyiza byaho bihari, hari abantu, icya kabiri hari akazi, kandi ndumva ibyo bintu ari ibintu by'ingenzi cyane kandi byiza. Ikintu cya mbere ari akazi. Burya ahantu hose wakwimukira udafite akazi, utari uhasanga akazi, ntacyo byaba bimaze. N'ahandi hari akazi ariko hakaba hatari abantu, nabwo ntacyo byaba bimaze. Ubwo rero niyo mpamvu wimukiye ngaha Michigan, ni akazi ndetse n'abantu. Nkuko bivuze kabisa, Michigan hari abantu b'ingeri zose. Uzasanga abantu batuye muri Tanzania, uzasanga abakongomani, uzasanga abanyarwanda, uzasanga abarundi, uzasanga n'abanyakenya bose muri rusange, ndetse n'aba Sudani. Twizere rero urakoze cyane kandi Imana ibuhe umugisha. Byihuse cyane rero ndagira nkwibariza akantu gashimishije, cyangwa se kuri njyewe, ariko wenda n'abandi birashoboka ko aba gashimishije. Twizere ni iki Imana yaba yaragukoreye mu buzima bwawe kuva wabaho mu buzima bwawe cyiza? Murakoze. Burya imirimo y'Imana aba ari myinshi kuri twebwe kandi myiza. Akenshi bakubajije ikibazo nk'iki ngiki biragorana kubonamo ikintu kimwe, ariko nkurikije ikigero ndimo iki gihe, urubyiruko, mu myaka ndimo, ubuzima bwayo hano muri Amerika, hari ibintu ntabura kubwira abadukurikiye binshimisha cyane, kuko
nge ndacyari umutoya, ndi umusore wabashije gukora cyane mu gihe cya myaka, navuga ko ari imyaka ibigoranye ku bantu. Ndi umuntu wabashije kugira imyaka 25 ndangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri science. Nzi ko ntago babyoroheye abantu bose. Ikindi cya kabiri, nza kuba ndi umuntu waje kuba umwe mu basore bamenye Imana. Ndabishimira Imana cyane, ndayikorera mu buryo wenda nshoboye bwose. Ikindi ndibuze kuza gusorezaho abisa nk'ubutumwa mpa n'abantu, akenshi ndabizi bamwe ntibabyumva neza, ariko kubona ku myaka yanjye ndi wa muntu utabasha kunywa inzoga, ejo ngo nsange ku muhanda nasinze, ndi wa muntu utabasha kunywa itabi, ejo ngo nsange hariya ndi kunuka amatabi. Donc ndi wa muntu udafite utarigeze ukoresha ibiyobyabwenge mu buryo bwaribwo bwose bushobora gutuma nateshwa ku nshingano zanjye mba mfite no ku buzima bwanjye bwa buri munsi, nakwangiriza ahazaza hanjye. Nzi ko ni ikintu kigoye urubyiruko muri iki gihe. Ndi umuntu uganira n'urubyiruko cyane, ariko gahunda y'ibiyobyabwenge rwose ndayishimira Imana cyane. Ndashimira Imana cyane kuba n'ikintu Imana yankoreye cyo kuba yaratumye nyimenya sinkoresha ibiyobyabwenge ku myaka nk'ingi, aribwo abandi bantu baba bashaka kubikoresha bikabangiriza ahazaza, ariko ndabishimira Imana cyane. Aha, urakoze cyane rero Mahirwe, utubwiye ikintu cyiza cyane ati mu by'ukuri mu myaka yanjye yose mfite ikintu nshimira Imana nuko naba ntarateshutse inzira za mbese navuga ngo za kimuntu z'umuntu busobanutse, kuba waragiye mu biyobyabwenge, kuba waragiye mu bintu donc ugatandukira inshingano z'ababyeyi baguhaye cyangwa se uburere ababyeyi baguhaye. Burya ndakeka umubyeyi nubwo arera umwana, ntajya rero umwana ngo avuga ati mwana wanjye ujye unywa inzoga nibwo uzaba umugabo, cyangwa mwana wanjye ujye unywa urumogi nibwo uzaba umugabo. Utubwiye ijambo ryiza cyane, kandi n'undi wese warikurikira akaryumva, ni ijambo ryiza cyane. Twizere none dukomeje mu kiganiro cyacu, ukigira muri Amerika wayibonye gute? Wayibonye uko wayumva gutarayigeramo, cyangwa se wabonye uko wayiyumvishaga ariko wayibonye? Ngewe nk'umuntu wari warize, nibura nagerageje kwiga amateka ya Amerika, na nyuma yaho ngeze kuri kaminuza ngirirwa donc amahirwe yo kumenya uburyo abantu bashobora kujya muri Amerika mu buryo bwa green card. Nabashaka kureba online donc kuri Google nkamenya ubuzima bwa Amerika. Hari amakaminuza wenda nkaho niza mwe ikigo cyacu cyagiraga cooperation n'amakaminuza muri Amerika, byatumaga ndi umuntu ubasha gusobanukirwa n'ubuzima bwa Amerika ubwaribwo. Ariko igitangaje nabwira wenda n'abantu n'abari muri Afrika batubona uko umuntu yimagina Amerika akiri muri Afrika, ntabwo ariko ayisanga. Numvaga ari ahantu nzasanga hahandi igitangaza rwose. Ntabwo nzi niba ari ukumara kumenyera ubuzima bw'ahangaha, ariko mu by'ukuri Amerika ni ku isi nk'ahandi. Uzasanga abantu, uzasanga abakire, uzasanga abakene, uzasanga abasabiriza, uzasanga ubuzima twari tubayeho muri Afrika. Gusa wenda ikintu Amerika irusha Afrika ndetse n'indi migabane navuga ni ikintu cy'imirimo. Amerika hari uburyo bw'imirimo, umwana agira imyaka 18 akiva mu ishuri akaba afite imirimo, nta kuvuga ngo ni ubushomeri. Ariko kubigendanye wenda n'imitekerereze, uburyo twumvaga tuje muri paradizo, uburyo twumvaga tugiye kuba abantu bibitangaza bakomeye, ibyo ntago ariko nabisanze. Amerika ni igihugu gishaka abantu gukora uko bakora bakiyubaka. Hano ukorera amafaranga ukayabona, ariko nawe uba yakuye mu cyuya cyawe. Gusa ni igihugu umuntu nane yakwishimira kubamo, gifite umutekano kurusha wenda Afrika. Ariko kubigendanye n'ikirere, Afrika ni nziza. Buriya kambabwiza ukuri, abanyafrika twe dukunda Afrika yacu. Afrika ikindi Amerika nabonye nubwo byakumvikana nabi, ni igihugu kigizwe n'abantu b'imico itandukanye, ariko nuvuga ngo ni igihugu kigaragara nk'ikitagira umuco, kubera ko umuntu wese akora ibyo ashatse. Urabona muri Afrika tuba dufite amategeko na leta ubwayo ishyiraho ku buryo abantu batabasha gukora ibyo bishakiye. Ariko ahangaha ho bagira amategeko aremereye, ariko bagatanga ubwisanzure bukabije ku bantu, bituma nibura bigaragara ko indangagaciro zigendanye n'umuco aba ari nkeya muri Amerika.
ku buryo kuvuga ngo kurera umwana hano muri Amerika ni ibintu bigoye cyane, kuko usanga leta ibifite uburenganzira ku mwana kuruta wowe umubyeyi umubyara, kandi ugasanga imico afata ni ya mico itandukanye n'imico y'Abanyafurika. Nicyo kintu nabonye gisa nk'itandukaniyeho na Afurika cyane. Afurika ifite uburere, Afurika ifite umuco, ariko Amerika ibyo bintu rwose ubona ko irabifite ariko ntibikeya kurusha Afurika. Murakoze. Watubwira wenda nko mu buryo bwerekeranye n'ingaruka cyangwa se uburyo ubwo bwisanzure leta itanga hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku baturage bayo cyangwa se ku bantu batuye muri Amerika, ingaruka butera ubwo bwisanzure? Nibyo koko ntabwo nzi niba abantu babihamanya nanjye cyane, ariko ku myaka maze muri Amerika ndabibona. Kadufatire nk'urugero ku mubyeyi, nk'urugero nkanjye ufite umwana ukiri mutoya, umwana ashobora kumpangara. Urabizi iyo umwana akiri muto yakora amafuta atandukanye, nimucishaho akanyafu cyangwa se nkamubwira nabi, agahita ahamagara nimero ya polisi 911, umwana akarira agasiriba, polisi yije rero bagasanga umwana ari kurira. Hano umwana afashwe ni nk'amata y'abashyitsi, niko iwacu tubivuga. Ntago bita kureba ngo mbese umwana yakoze iki, wamuhanye ute, kuba wabaje umwana ubwabyo ni ikintu gituma wa mwana azakura ukababona leta imushyigikiye nawe ubwawe, kandi bashobora no gufunga cyangwa ukanakirwa no hanze ko wangije uburenganzira bw'umwana. Ushobora gusanga umubyeyi hano ntabwo afite guhana kuzuye ku mwana we, ku buryo hari nk'umwana ushaka kubikirara biramworohera hano, bigatuma rero ababyeyi babasha kugira inshingano ku bana. Ikindi cya kabiri, urumva nk'ubu ngubu ku bigendanye n'uburezi hano, umwana bafite uzi ko abana benshi amashuri arabagora. Twese twabaye abanyeshuri, hari igihe kigera ukumva wanze ishuri ukumva wabivamo. Hano iyo umwana ashatse kuva mu ishuri, yego leta ibishyiramo ingufu kugira ngo abana bige, ikabaha ibishoboka byose, ariko hano iyo umwana rwose avuze ngo nanze ishuri, nturi umubyeyi ngo ni ugukoresha akanwa, igitsure cya kibyeyi. Ahangaha muri Amerika ntacyo tugira, ku buryo ushobora bigaragara yuko ejo n'ejo bundi, uretse ko icyo nshimira Imana nuko abana bacu iyo bageze hano bagira ubwenge, kuko nawe agera hano agasanga ko agomba kugira ubwenge, bigatuma tutazabasha kugira abana wenda bibirara cyane ku bw'ubwenge, ariko ku buryo usanga ko mu myaka 20-30 hazaba hari umuco ndetse n'igitsure cya kibyeyi kitakigaragara ku babyeyi cyane. Mwabyumviye rero ati muri Afurika hari akantu ko kuba umubyeyi ashobora kuba yakwicyahira umwana, ariko muri Amerika burya ati umwana ahubwo asa nkaho ari amata y'abashyitsi, ku buryo ari umuntu wo kubahwa kuruta uko ahubwo ari we wakagombye kubaha ababyeyi cyane. Agira ubwo ati baranyuzaho igitsure cyabo, baragira uko babigenza bitewe n'amakosa nkora. Ahubwo umwana ni ukumubembereza cyangwa se ni ukumufata nk'amata y'abashyitsi, ni umuntu w'agaciro imbere ya leta. Mwabyumviye rero abantu batuye muri Amerika, amahirwe abaye atubwiye aka kantu. Uramutse uri umuntu utubaha umwana wawe ntumufate neza, aha muri Amerika hari ikintu kiriho kibanze, kwishyira ukizana ku mwana. Umwana afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka, kuvuga icyo ashaka, kugira ikintu ashaka. Ubwo ni ukuvuga ngo rero abaye anababuriye cyangwa se ababwiye akantu kugira ngo ejo utazaramukuye n'ikibazo runaka bitewe nuko umwana wawe uza wamufashe nabi, cyangwa se wamukubise, cyangwa se wamukoresheje ibintu bitari byiza. Mahirwe rero urakoze cyane. None Mahirwe, wakongera ukatubwira akantu kaba karakubangamiye ugeze hano muri Amerika, katameze neza, kakubangamiye, ibintu byakubangamiye ni ibihe? Murakoze. Ikintu cya mbere cyambangamiye nkigera hano muri Amerika ni ikirere cyaho. Rwose nzi ko umuntu wese wavuye muri Afurika kiramubangamira. Iyo tugeze mu gihe cy'ubushyuhe harashyuha, dore nk'ubu ngubu urabona ko tuba turi kwisunga ahantu munsi y'ibiti, amavandarateri, ahantu ujya mu modoka ukabura ugushya, kumva tugera muri degere hafi 100 degre Fahrenheit. Ni ibintu rwose muri Afurika tutari tumenyereye. Twagera mu bukonje tukagera muri munsi ya 0 nka 12, wenda bari hano muri Michigan murabizi tujya tugera aho ngaho. Yari ubukonje bwabo, ikirere cyarambangamiye cyane, cyarambangamiye. Ikindi kintu cya kabiri navuga cyanye cyambangamiye nkigera hano muri Amerika, ni uburyo bwo kubona community yacu, mbivuga mu bantu biwacu batabasha kugira networking, sinzi uko nabivuga, ni uburyo
bo guhura no guhuza bituma babasha kugira ibyo biyubakaho mu buryo bwihuse. Gusa ndashimira abantu rwose bavuye muri Afurika, tugerageza gukora ibishoboka byose, tukaba umwe, urwaye arasurwa, utewe aratabarwa, n'izindi mpamvu duhuriza hamwe bigatuma tubasha kugira guhuza hamwe. Ariko iyo ndi kubona nkanjye urugero wenda akazi ka buri munsi nkora iyo byanyoroheye, hari igihe njya gukora akazi wenda ko gusemura, aho ugasanga abantu bacu wenda bari mu myaka ikuze arashaka icyo kuvuga, arahagera bikamubangamira. Gusa Amerika ifite uburyo yabasha kuadapta abantu, ntawe ushaka kuvuga ngo abibure, ifite uburyo bwa interpretation buri hejuru cyane. Umuntu wese afite ururimi rwavuga, afite umusemuzi, haba kwa muganga haba he. Ariko iyo ndi kubona abantu bacu bibagora, urugero nkaho dukora mu kazi, ubona umuntu ashatse kuvuga ati njyana, ukareba umuntu myaka 20-30 ashaka kuvuga ngo jya kumvugira, bigatuma habamo ikintu cya complexe d'infériorité cyo kutigirira icyizere ubwo buzima. Ariko nyine kubera ko ni kwisi, ubwo buzima tububayemo, ibyo bintu kuri ngiyewe nk'umuntu wenda navuga ureberera community yanjye bijya bimbabaza. Kandi tena nareba ukuntu tugerageza kwigisha abantu bacu Icyongereza, ariko urumva nka mama ntabwo nangwa Icyongereza ngo akimenye mu myaka 2-3. Ariko iyo ndi kubona abantu bacu polisi iramuhagaritse, ugasanga ahanijya bamushyiraho amakosa kuba kutamenya kwisobanura, ibintu birambangamira rwose. Ikirere cyo muri Amerika no kubona abantu bacu batabasha abantu bakuze batabasha kwivugira ahantu bageze hose bijya bimbangamira. Hari akantu kumweje ati polisi hari igihe ashobora kuba atwaye nk'imodoka agakubitana na polisi ikamuhagarika, none ahangaha umuntu akubitanye na polisi ikamuhagarika atazi icyo Cyongereza, abigenza gute? Niki agomba kwitabaza? Bigenda gute? Ngira ngo hari wenda dukurikije bimaze iminsi biri kuba hano muri Amerika. Ngira ngo Amerika ni igihugu kigizwe n'abazungu n'abirabura, kandi ni igihugu nubwo gisa nkaho kitabigaragaza kigira ibintu by'irondaruhu cyane. Ntago ndagera i Buraya, ariko Amerika ngiye nibwo nabibonye. Bigatuma rero abantu wenda abirabura nkono nkatwe tuba tukiri bashyashya, bituma tugira ubwoba gutinya polisi no gutinya abayobozi muri rusange. Ariko urugero nkanjye polisi igeze kumpagarika umunsi umwe, njyanye abantu gusenga, impagarikira gakosa nakwita ko ari gatoya cyane, kuko nari mfite imodoka navanye muri Connecticut ngeje hano muri Michigan, yari ifite plaque cyangwa plate number zitandukanye. Naho hano hari agastika bashyiraho kagaragaza amavuko, itariki y'amavuko. Ngewe ntabwo nari nzi ko intaba bigira. Mpinduje plaque, ndagenda nshyiraho plaque kakanditse nagashyiraho. Polisi arampagarika, nari nagiye mu wundi mujyi utari Grand Rapid, ampagaritse turavugana. Gusa nari kumwe n'abana batoya, ambaza byambaza kuko nari nzi Icyongereza, ndamusobanurira, arumva aranambwira ati rwose urakoze kuba wenda unsobanuriye neza. Mbona ko n'umupolisi arumvisha, ariko ndibabyita bene wacu bandi hari igihe bamufashe nta Cyongereza bikabanza kugorana. Umupolisi akabanza agahamagara bagashaka umusemuzi, kuko umupolisi iyo gucaniye akumva ntimuri kumvikana, nka 90% ikosa riragufata, ahita guhatike. Cyakora ubwo wenda nabo icyo nshimira abapolisi bo muri Amerika, yasanze uri buri nta Kongereza ibihana arabigabanya, kuko hari n'igihe abona ko no English, hari n'igihe abona ko wakoze ikosa ku bw'ubujiji, akaguhatike kugira ngo nawe bizatuma uza kumenya ese ni kuki nahawe tike. Ariko biravuna cyane, biravuna kubigenda. Hari igihe wahora n'umupolisi wenda ufite ako kantu ka racisme twavugaga, bikaba byatuma yanakurenganya. Ariko iyo ufite Icyongereza muravugana, yaguhatike ukavuga ati ntago nyifata, ndajya mu rukiko, ukajya no mu rukiko mukaburana. Hano muri Amerika umuntu aburana na polisi basanze yarakurenganyije, nawe baramuhana, ku buryo donc akandi dufite abantu benshi batavuga Icyongereza batwara amamodoka, ushaka guhura n'ahandi hantu. Ariko iyo uvuga Icyongereza kabisa biragufasha cyane.
amahirwe urakoze cyane kabisa kuri ako kantu tubwiye ati hari igihe ushobora guhohoterwa bitewe n'uko utazi icyongereza. Ibyo ni ibintu byumvikana kandi urakoze cyane. N'undi wese yabyumva. Burya ni ukuvuga ngo wowe nta cyongereza uzi, uri no English, and then kubitanye na polisi z'icyongereza, umunyamerika nyine arakubaza ati se kuki ukoze aya makosa kandi nturi bumusubize. So urumva ni ibintu bigoye, ahubwo agufata uko ashaka akaguhereza iyo tike, and then nawe ukagenda ukazayishyura bitewe n'uko utazi icyongereza. Ariko uramutse ukizi wambwira ati byari bimeze gutya ndumbanye nta cyamfite, akaba yanakureka nyine naguye niyo tike. Ariko burya kubera ko utazi icyongereza bimubera mu buryo bworoshye kuba yahita guhigirana cy'itike, nubwo atagufunga wenda tuvuge wenda ntagufunze, ariko biramworohera kuba yahita guhatike. Urakoze cyane kabisa amahirwe kuri icyo kintu tubwiye. None mahirwe turacyagaruka ku kantu kerekeranye na n'ihohoterwa cyangwa se arisizime, mbese ibintu bijyananye no kuba wahohoterwa ku bijyananye n'uruhu rwawe cyangwa se n'undi muntu wese muri rusange, simvuze wowe ahubwo abantu ababuraka muri rusange, abirabura. Icyo kintu gihagaze gite hagati y'abirabura n'abanyamerika? Akenshi ibi bintu by'urupfu rwa George Floyd byabaye ejo bundi byatumye abantu benshi dufungura amaso. Nkanjye ntago ndahura n'ikintu gituma ngaragarirwa yuko ngiriwe irondaruhu. Burya twebwe nk'abantu baturutse mu Rwanda akenshi no muri Congo muzi ko twagiye tugira amacakubiri ashingiye ku moko, ariko mu buryo ubona ko leta bikarumye bikagira bigafatika. Ariko ngiye nkunda gusoma ibinyamakuru cyane hano bitari hano muri Michigan, ndabisoma nkareba ukuntu abirabura bahohotewe, nibo kumwe n'umwana w'umuzungu. Reka nkubwire wenda aho nabiboneye nkigera muri Amerika, twatuye mu mujyi w'abazungu gusa, nuko duhuje umuryango n'umuntu w'umuzungu. Iyo twakinguraga yakumva urugi rw'iwanjye ruravuze nsohotse ngiye mu kazi, yagenda mu kazi nko masaa 10 z'ijoro, niba nawe aragukingura agatasubira mu nzu. Najya muri siporo nari ntuye ahantu hafi n'ikibuga ikigo cy'ishuri, abandi muri siporo, abana b'abazungu bambona bagafite n'imbwa zabo bagakurura imbwa bakegerayo. Urumva ntamvugishije ntambwiye, ariko nawe wareba uburyo umuntu akwitaje nkaho uri inyamaswa ukumva nawe birakubangamiye. Ibigendanye wenda ndagwa nk'urugero hano ma company dukora, nk'igihe ugira supervisor cyangwa se nk'umuyobozi ugira racisme mu buryo buri kashe. Gusa ikiza cya Amerika biba biri mu mategeko yabo. Iyo hari ibimenyetso bifatika ko ugaragaje ibintu by'irondaruhu, leta rwose iraguhana mu buryo bugaragara. Ariko mu by'ukuri njye nkunda gusoma ibinyamakuru cyane, nkamenya amateka, usanga abirabura bagiye bagira gukandamizwa n'ubu ngubu bikirimo cyane. Ntabwo nk'urugero nk'ahantu njye nkorera, umuyobozi wacu ni umwirabura, ariko aragiye twiganira mu buzima busanzwe, ukumva ko raporo ye akora n'iyo abandi bazungu bakora ntago zifatwa kimwe, ahubwo zifatwa kimwe cyane kubw'uko yakoze cyane. Wewe ni umuntu nkunda kwigiraho cyane, abantu tuyo tunaganira avuga ururimi rw'Igiswahili, ariko akambwira ati wowe muri Amerika ikintu kizagutuma uzamuka no kurangwa no gukora cyane. Ubona ko birimo nubwo atari cyane gusa ntibigaragara. Urabona nk'abantu twatutse mu Rwanda hari uburyo wajyaga nk'ahantu twize nko mu bigo by'amashuri byari bikigaragara cyane bakabikugaragariza, ariko njye ndi umuntu wabashije kuba kwiga mu kigo cy'ishuri byabiri bihari nkabibona. Ibitekerezo akenshi yabaga ishingiye kuri jenoside, ariko hano muri Amerika iki kintu cy'ingabitekerezo kirimo, kandi n'ikindi kinababaje nuko usanga kiri mu nzego za leta cyane. Burya abikorera, kuko hano muri Amerika bafite umuco, iyo umuntu kuko hano umukire iyo umukoreye arinjiza, afite uburyo bagutereta cyane. Ariko mu nzego za leta iyo hejuru cyane cyane muri polisi nk'uko twagiye tubibona, niho biba ku buryo ubona ko nacyo kibazo gikomeye. Sinzi wenda hari kizakembuka ryari, ariko uyu muryango wa Black Lives Matter ngerageza kubona ko nk'iyo ndi gusoma ngenda mbona ko hari icyo uri gukora, ku buryo ejo n'ejo bundi hari igihe wenda tuzisanga byakemutse. Ariko ni ku bijyanye nakwita irondaruhu hano muri Amerika rirahari cyane cyane. Mwabyumviye rero, atahangaha muri Amerika hari ibintu bijyananye n'irondaruhu.
ati cyane cyane birahari ariko kabone nubwo batabikugaragariza kugira ngo wenda bakwereke ko bagiye kukugirira nabi mu buryo bugaragaye atari ko birahari nubwo birikashe koko nibyo niko bimeze birahari ariko abantu bagomba gusobanukirwa burya muri Amerika naho ni ku isi kandi burya ibintu bijyananye n'ibintu nk'ibyo byironda ruhu ironda moko akenshi aba ari ibintu biba bikurikiranywe n'imbaraga z'umwijima zituruka kuri Satani burya uri umuntu muzima ufite indangagaciro za kimuntu uzi agaciro k'umuntu ntabwo ugomba kureba umuntu ngo umuharasinge ntugomba kumureba umuntu ngo umurebere mu shusho y'amoko ye ntugomba kureba umuntu abantu bose ni bamwe abantu bose ni abantu bamwe ugendeye ku ndangagaciro za gikristo noneho cyangwa se indangagaciro za kimuntu mahirwe rero urakoze cyane kabisa utuganirije neza cyane sorry wenda kwisabira umwanya hari icyo nongeraho wenda ku bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda banyumva nababwiye ko ngewe nakuze nabaye muri community z'abanyarwanda pire muri community z'abakongomani ngerageza nagiye ngira amahirwe ku bantu batandukanye kugira nagiye mbona ingaruka z'inyangabitekerezo ishingiye ku bintu bitandukanye cyane mu by'ukuri abantu muri Afrika banyumva rwose cyane cyane mu Rwanda muri Kongo ho wenda ntago nzi ko naho barahari impamvu bivuga twe kuba turi hano muri Amerika ni ingaruka z'ingengabitekerezo ishingiye ku moko cyane cyane ibyo byabase Afrika ndagira mbabwiza ukuri ko iyo umuntu ageze hano muri Amerika nibwo utangira ukavuga se koko uzi ko burya bwa buntu twagiraga ari ubucucu kuba nakwanga umuntu ngo ni umunaka hano iyo hageze nibwo nako muri umuntu umwe kuko uraza ahure n'abantu bavutse muri Aziya ahure n'abantu batutse muri Amerika y'Amajyepfo ahure n'abantu baturutse i Burayi muhuje ubuzima abantu bashingirana abantu kandi koko ugasanga turi abantu bamwe umuntu wese ku isi akeneye undi nshuti bavandimwe mukurikiye kwisanga TV ndagira ngo mbabwire mu by'ukuri abantu bari muri Afrika mwiyumvemo ubumwe bwanyu usanga nacyo kintu kizatudindiza reka ndaguha nk'urugero nka Kongo ni igihugu gikize ni igihugu kimeze neza ariko urebye abaturage Kongo ifite bari hanze ya Amerika birambabaza kubona nkatwe abana mu kigero cyacu wenda mu myaka yacu ajya kubwete rwose sinzasubira muri Kongo kubera ko kumva muri Kongo ni handi bazafata umuntu bakamwica kumva mu Rwanda ni handi azagenda bakamwica kuko ni umuntu runaka ndagira ngo wenda ubutumwa mbutanga ku bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu by'ukuri mwiyumvemo ubumwe amoko ntacyo avuze kuko nta bwoko butava amaraso nta bwoko butarwara nta bwoko butahura n'ibyiza n'ibibi mujye mwiyumvamo ubumwe kuruta uko mwakumva ko mutandukanye murakoze urakoze cyane kabisa uvuze ijambo ryiza cyane burya uzarebe no uri mu kazi ukabona uri kumwe na mugenzi wawe muri kwiganirira ni umuzungu nawe uri umwirabura ariko ukabona yaguha agaciro kawe ka kimuntu nawe ukamuha agaciro ke ka kimuntu burya aba ari ibintu byiza cyane kandi bishimishije kandi burya yacu umugani ngo byakabaye byiza ko uturana n'umuturanyi wawe mwumvikana cyangwa se muvuga bimwe muba muri mu mahoro mahirwe urakoze cyane kabisa Imana igumugisha kandi ikomeze ikungura ubwenge mahirwe waba warahuye n'ikintu cyakubangamiye mu buzima anga muri Amerika personnellement wewe ubwawe ku giti cyawe atari kuvuga ni community muri rusange z'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se n'abandi birabura bose ahubwo wowe ntekereza ko imyaka maze ntangiye umwaka wa gatatu ntabwo ndamara igihe kinini kandi ikindi ubuzima tubayemo hano muri Amerika ni ubuzima burangwa no gukora kujya ku rusengero nta kintu navuga kirambangamira naba narashyize mu bitekerezo byanjye mvuga ngo ikintu kirambangamiye mu buryo bufatika naba nkubeshye kuko ubuzima mbayemo ni ubuzima rusange abandi babayemo imbogamizi mpura nazo mu buzima bwa buri munsi imbogamizi n'abandi bahura nazo ubundi nakubwiye ko kuba ntakoresha ibiyobyabwenge ubwabyo ni ibintu bishobora gutuma mbasha kuba mu buzima nge numva bunejeje buriya tunabibwira abantu abana bacu barumuna bacu bakuru bacu bagera hano bakumva ko bagiye kwiyahura mu nzoga nk'abanywa amazi kandi ejo agatwara imodoka yasinze polisi yamufata ngaho muri gereza ibyo bintu ugasanga bibangamiye community ariko ku giti cyanjye nta kintu nahora nacyo kimbangamiye navuga ngo cyamba baje hano muri Amerika
urakoze cyane Mahirwe. N'ubundi ndishimye cyane kuba nanone nta kintu urahura nacyo cyakubangamiye mu buzima bwawe ahangaha muri Amerika, ni ibintu byiza cyane. None se Mahirwe, reka dukomeze tuganire. Ni iki wagira inama ku banyafurika bari hano muri Amerika? Ni iyihe nama wabagira kugira ngo babashe gusobanukirwa abanyafurika muri rusange? Murakoze. Abanyafurika muri rusange, reka mbabwire inshuti y'abanyafurika, ngewe rwose mbahe impanuro ku bw'ubuzima mbashe kubona, kuko aha muri Amerika mbana n'abantu batandukanye, ngira umugisha wo kumenyana n'abantu batandukanye, si cyane, ariko inama natanga muri rusange ni uko icyambere tugira ubumwe rwose, ni ikintu kizadufasha kugera ku bindi bintu bitandukanye. Ikindi cya kabiri ni ikintu cyo kwita ku burere bw'abana bacu. Ndabizi igihugu turimo ni igihugu kigoranye kurera bitewe n'impamvu. Icyambere akazi, ugasanga umwanya w'ababyeyi babana n'abana ni mutoya. Ikindi cya kabiri naje kugarukaho ni ikigendanye n'uburyo ubwisanzure abana baba bafite bushobora gutuma batabasha kumvira ababyeyi mu buryo bwuzuye, ariko bikagaragara neza yuko ibyo bintu ababyeyi baramutse babyitayeho, kumva ko muri wa mwanya mutoya ubona uha abana rwose bishobora kugira icyo bifasha. Impamvu ngaruka kuri ibi bintu ni uko twebwe, urugero nk'umuntu waje arengeje imyaka 25, nta bundi burere ategereje ku mubyeyi, kubera ko ubuzima abayemo ni ubuzima butazamuha n'umwanya wo kubasha gutekereza ibintu byinshi cyane, ahubwo usanga ko ni ubuzima azakenera gukorera amafaranga, akabasha kwiyubaka, ariko b'abana bakiri batoya, ni abana ubwabyo usanga babagowe ndetse bakeneye impanuro za kibyeyi. Ikindi ndi buze gusa nk'usorezaho ni uburyo bwo gushishikariza abakuze kwigisha abana bacu ururimi kavukire. Iki kintu nkibona wenda ahantu tuba ku nsengero n'ahandi hantu, abana bagiye bagera inaha kera, ugasanga arumva ikinyarwanda ariko ntashobora kukivuga. Rwose ababyeyi, iki kintu mukiteho, abakuze mukiteho, tubashe gufasha abana bacu bamenye ururimi rwa kavukire, ikinyarwanda dukunda gakondo yacu. Mu nama ntanga muri nizo ngizo navuga ko ari 3, ababyeyi gushakisha umwanya bakabana n'abana babo. Ikindi cya kabiri, uburyo bwo kwigisha abana bacu amateka yacu, abana biga amateka y'ahantu twavuye bahamenye, kuko iki gihugu tukirimo, ariko ejo abana bacu bazifuza kujya muri Afurika. Afurika ni nziza, Afurika mureke tuyitekerereze, burya niyo mpamvu Imana yatuzanye ahangaha. Hanyuma n'ejo bundi abana bacu nibagira amatsiko yo gusubira mu gihugu cyabo, bazagiye bafite uburyo bwo kumvikana nabo basanze, biga ururimi, biga amateka, biga umuco, bamenye n'ibindi babihahire ahangaha. Ariko izo nama nazitanga ku bantu muri rusange abanyafurika. Murakoze. Nabyumvise rero nshuti bavandimwe, uyu akaba ari Mahirwe, dukomeje kuganira, akaba tugiriye inama kabisa kandi nziza cyane. Ndakeka uramutse uri umubyeyi, cyangwa se uramutse uri umwana, cyangwa se uramutse uri umusore, ukagerageza kuzikurikira, ni inama zagufasha kandi ejo zazakubakira ubuzima. Mahirwe rero turagira ngo udufashe, utubwire akantu, cyane ko numvishe usenga, cyangwa se uri umuntu ugendera mu bintu navuga by'imico myiza, wagerageza ukatubwira wenda nk'isomo rimwe, cyangwa se amasomo, isomo rimwe byerekeranye n'uburyo umuntu yagira urugo rwiza, cyangwa se ugira akantu uburyo watubwira mbese muri make kerekeranye no kumana, bitewe n'uko ushaka mbese muri make. Urakoze cyane. Ngira ngo hari ndi umuntu usenga, hari ikintu ndi buze ntagarutseho n'abana bashije kwirinda, bitewe n'uko wenda ntabifitemo uburambe cyane, ariko hari isomo nkunda gusoma kenshi muri Bibiliya rivuga ngo abagore mugandukire abagabo banyu, namwe bagore mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero. Ngira ngo imiryango y'aha muri Amerika, nahoze mbivuga mu nama ntanga, ni imiryango ituma abantu bafitanye urukundo batabasha kurugaragarizanya, kubera imirimo. Niho uzasanga umugore akora ijoro, umugabo akora amanywa, umwe akinjira undi asohoka, badafite umwanya wo kugaragarizanya urukundo. Ariko iyo babashije kubizirikana mu ndangagaciro za Kristo, akamenya ko umwe ari umubiri w'undi, bituma bwa buryo bwo kurera abana
kuzana ubumwe mu muryango bibafasha. Ngira ngo ku kijyanye n'imiryango nabasha kubafasha iryo somo ryo gukundana, hanyuma abagore nabo bakagandukira abatware babo. Ngira ngo n'ubundi usanga nazo ni imbogamizi abagabo banga bavuga ntago abagore bakitwubaha, ntago abagore bakitwumvira, ariko abagore mureke mu nkubaha abagabo banyu nk'uko umuco wa Kinyafurika ubidusaba, ndetse nk'uko na Bibiliya ubwayo ibidusaba. Abagore bageze hano rigiye bumva ko bakoreye amafaranga menshi, akumva ntakirasaba umugabo, bikaba byamuviramo gusuzugura umugabo, ariko iryo somo rwose ribafashe. Nimugandukire abagabo banyu, namwe bagabo mukunda abagore banyu nko Kristo yakunze itorero. Nimubasha gukora ibyo bintu mukabyubahiriza, nzi yuko ingo zacu zarangwa n'imico myiza, umwuka mwiza mu rugo, abana badukoreho uburere bwiza. Ikindi nasoza mbwira abantu mu by'ukuri no kubwira abantu ko igihe kiri bugufi ingoma ya Kristo ikima, Kristo akagaruka. Ku bigendanye Yesu baramubajije muri Matayo 24 bamubaza ibyo kugaruka kwe, arababwira ngo ibyo bizaba ryari. Arababwira ngo muzumva ngo impuha z'intambara, izo twarazibonye, indwara z'ibyorezo ibyo twarabibonye, ndetse umuhanuzi yaranavuze ngo ishyano rizasimburwa n'irindi shyano. Urabona ibihe bya coronavirus biri kuza, ejo hazaza n'ibindi. Ndagira ngo nshishikarize abantu kwita ku bigendanye n'ingoma y'Imana, kuko dore agakiza kacu karatwegereye ngo kuruta igihe twizereye. Haba ari abantu bamenye Imana bakiri mu bintu by'amadini, mu byiteho cyane, mu bikore mu bikunze, abantu mudafite uyo gusenga. Iki gihugu kiraryoshye pe. Umugani wa ndirimbo twumva mu Rwanda ngo dore abagore beza twirongoreye, ngo n'amazu twiyubakiye, ngo isi iraryoshye. Ariko nubwo iryoshye, ariko nyuma yaho izarura, nzasharira. Ndagira mbwira abantu mukunda iby'Imana, kandi n'ukuri mutabaza Imana ibari hafi. Nicyo yaturemeye ngo iduhe ubuzima bwiza, yaturemeye kugira ngo ibane natwe, ibitunanira tuyibibwire, hanyuma natwe tuyikorere noneho nka databuja, nk'Imana itwitaho kandi dukunda. Muri make rero aya masomo abiri niyo nafashisha abantu kugira ngo tubashe kuba mu buzima bwa buri munsi. Murakoze. Mwabyumviye rero, twizere Imana ni umuntu uzi iby'agakiza, ni umuntu usobanukiwe n'iby'ijambo ry'Imana, cyane ko burya ngo n'abato burya ngo bayabigira ku mukuru wabo. Iyo mukuru wabo ari umuntu udafite ikinyabupfura, ari umuntu udafite uburere, ari umuntu ugendera mu biyobyabwenge, ari umuntu mbese muri make udasobanutse cyangwa se udahesheje agaciro Imana, nuvuga ngo n'ababa ari umuntu abaye bashobora kumukurikiza. Ariko kuko weho tubona ko ufite iyo mico myiza kandi ugasobanukirwa n'iby'agaciro k'Imana, ni ukuri ni byiza cyane, ni ibintu bishimishije. Hahirwa umubyeyi wawe, hahirwa se n'umufasha wawe muzbana, kuko bizaba ari ibintu byiza cyane. Kandi tunashishikariza n'abandi bose kuba bagarukira Imana, cyangwa se bakamenya agaciro ko kumenya kubaha abandi, cyangwa se nanone n'abari mu biyobyabwenge bakabireka, kugira ngo ejo babashe kugira ubuzima bwabo we ubuzima buzima. Mahirwe rero urakoze cyane, ariko nyuma yo kugira ngo tugusezerere, reka tuguhereze mikoro utubwire umuntu uri kureba ku Isanga TV niki yadukorera nkatwe turahangaha ku Isanga TV, niye nkunga yaduhereza mbese muri makeya. Murakoze. Wowe ukurikiye ku Isanga TV, ndagira nkubwire ko uruhare rwawe kuba waduhaye umwanya ukadukurikirana, urwo turarushima cyane. Ikindi cya kabiri ni gukora subscribe. Hari abantu benshi batumva akamaro ka subscribe, ariko ibiganiro nk'ibi ni ibiganiro biba bikenewe. Ikindi ndibuze kuza kongeraho, mutange comment, kuko utanze comment ibi bintu biravuna. Umwanya wo muri Amerika gufata umwanya ukajya gushaka umuntu ushaka amakuru. Ikindi cya kabiri, ku mpanuro ziba zitanzwe ahangaha, nababwira ngo mukore subscribe cyane, ukore notification, ikiganiro nikijyaho uhita ukibona. Njye babwira ibi ngibi narayikoze, kandi ibiganiro rwose ku Isanga TV igira ni byiza, byadufasha nk'abanyafurika, cyane cyane urubyiruko. Habonekaho ibiganiro bitandukanye bidufasha. Ngira ngo muzakurikirana ibiganiro by'umuryango ku Isanga TV igira. Mu by'ukuri mukore subscribe, kandi mukore share, n'ama notification rwose mukande kunzogera, bijye bijyaho muhita mubibona. Ngira ngo ngiye babwira ntago mbashuka, narabikoze. Ibyiza bya ku Isanga TV, ndemwe mu bantu babashije kubisogongera kandi nkibikurikirana. Ikindi muri comment dutanga hepfo, mureke tugire positive attitude, cyangwa se nk'imico myiza.
niba hari icyiza cyagaragaye ukivuge, ikitagaragaye neza ukinenge, ariko ukinenge mu buryo bw'ikinyabupfura. Ikinyabupfura hari abantu bagira kajya kavuga ibintu bitari byiza, munenge mu buryo bw'ikinyabupfura nk'uko bituranga nk'abanyafurika. Nakomeje kubabwira ko umuco wa kinyafurika ugomba kuturanga aho turi hose. Murakoze kandi mukomeze kugira umunsi mwiza. Urakoze cyane rero urakoze cyane rero, twizere Imana iguha umugisha kandi ikomeze ikungura ubwenge. Urakoze cyane, n'ubutaha nitugerageza kongera kukwitabaza kugira ngo tugirane ikiganiro. Twizere ko tuzakubona nk'uko n'ubundi twakubonye uyu munsi. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Inshuti rero bakunzi, mwari mukurikiye Kwisanga TV ikorera ku murongo wa YouTube, ikaba ifite icyicaro ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabashimiye cyane, waba utuye hano muri Amerika. Turagushimiye cyane kureba ikiganiro cyacu, ni ibintu by'agaciro. Kureba impanuro tuganira ni iby'agaciro. Waba utuye muri Afurika se, cyangwa se muri Aziya, cyangwa se muri Europe, ubu uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Rero reka tunashimire bari abantu bakoze subscribe, muri abantu bakomeye cyane rwose. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubungura utanga agaciro k'ikintu runaka kuko kiba gikenewe. Kandi n'abandi batarayikora nabo turizera ko muzayikora, haba ejo cyangwa se uyu munsi. Nta kibazo, buhoro buhoro niko kugera kure. Murakoze cyane kandi Imana ikomeze ibahe umugisha. Ubwo nagasubira tuzongera dusubire. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Jire Tumaini.